muze munywe kandi murye muhage, mudafite ifeza nawe naze. Ikaze kuri Ahimbazwe TV. Gushimiye kuri Imana y'amahoro, izina ryawe nirihimbazwe. Ya masaha rero tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ryawe, nyemerera usubane natwe kandi umwuka wera aganze cyane kuri twe, riteraniro tukugirire umugisha, ntaba ari twebwe ahubwo izina rya rihabwa icyubahiro. Waturinze ubana natwe kugeza aya masaha, ukomeje kubana natwe, nushimwe kandi ushyirwe hejuru. Komeza kutugirira neza kandi imitima yari isenyutse, mwami Imana, ijambo ryawe ryo ryo kuyisana. Komeza kubana natwe kandi ukomeze kutugira neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Yesaya ibice byaho 55 n'umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa kabiri. Haravuga ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Murongo wa mbere akavuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Hano rero dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice bya 55 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Avuze ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi y'ubugingo. Haleluya. Hango yemwe abafite inyota nimuze ku mazi y'ubugingo, kandi n'umuntu udafite ifeza nawe naze. Haleluya. Yesu we yaduhereye ubuntu, arangije aratubwiye ngo niyemwe abafite inyota nimuze ku mazi y'ubugingo, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Haleluya. Udafite ibiguzi nawe naze. Abango kuki mukorera ibidahaza? Haleluya. Ariko hari impamvu yavugaga ibi ngibi. Bivuze ngo hari abafite inyota, ntago bari gushaka ibibahaza, ahubwo barashaka ibindi bishakiye ku ruhande. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo yebwe abafite inyota nimuze ku mazi y'ubugingo, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Uko ni ku Mwami Yesu ari kubwira abantu, avuze ngo yemwe kandi n'udafite ifeza nawe naze. Yesu we nta gacuruza, ntabyo afite ari kugurisha, ahubwo ari gutangira ubuntu. Aratanga agakiza ke ku buntu, arabwira umuntu utarakizwa, arabwira umuntu utaramwakira nk'umwami n'umukiza we, aramubwira kandi n'umuntu udafite ifeza, n'umuntu udafite amafaranga, uwo nguwo nawe naze, kuko Yesu afite agakiza ari guhera abantu ubuntu. Haleluya. Arangiye avuga ngo niki gituma mutanga ifeza zanyu mukagura ibidahaza? Isaha hari abari mu tubari, hari abari ku muntu Yesu yahagije agakiza, Yesu yujuje agakiza, agenda anezerewe kandi yumva atuje, yumva akomeye mu Mwami Imana, yumva ari kumwe na Yesu, kandi uwo nguwo aguwe neza. Ariko abantu bari mu businzi, abo ngabo bari gutanga ifeza zabo bakagura ibintu bidahaza. Ndababwiye ngo muze kuri Yesu, muze abaha amazi y'ubugingo, muze mugure, muze munywe kandi murye muhage, mudafite ifeza nawe naze. N'abafite amafaranga nabo Yesu arabakeneye kugira ngo abagirire neza. Yesu abakure muri ubwo bubata,
ababaswe n'ubusinzi Yesu abakureyo, ababaswe n'amatabi Yesu abakureyo, kuko hari abari gutanga ifeza zabo bakagura ibidahaza, bakagura amatabi, bakagura inzoga, ariko ngo yewe ufite inyota ngwino ku mazi y'ubugingo. Avuga ngo kandi n'udafite ifeza uwo nawe naze agure ku mazi y'ubugingo. Ntagata Yesu aratangira ubuntu, ntabyo ari kugurisha. Avuga ngo unyizera wese, kandi Imana itugirire neza. Yewe udafite ifeza ngwino ku mazi y'ubugingo. Ntabwo yatangiye, ntabwo Yesu yigeze abwira abantu ngo azabaha agakiza kuko hari abantu bafite amafaranga. Yesu twese yaraduhamagaye, ahamagara ababyeyi abaha agakiza, ahamagara abagabo abaha agakiza, ahamagara abasore n'abakobwa baha agakiza. Kandi si uko yarebye mu miryango ikomeye, si uko yarebye no mu yoroheje, ahubwo yavuze ngo umuntu wese wumva ashaka gukizwa aze ku mwami Yesu. Haleluya! Kandi Yesu aratangira ubuntu. Yesu ntabyo ari kugurisha. Avuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi y'ubugingo, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Yesu navuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi nta muntu uzajya kwa Data atamujyanye. Haleluya! Ni ngombwa ko tugomba kunyura kuri Yesu, tukagendana na Yesu. Yesu akaba ari utugeza mu rurembo rwo mu ijuru. Nikodemo warangije aramubaza ngo mbese umuntu ntiyabasha ate kwinjira mu nda y'umubyeyi we akongera akavuka akuze? Ariko udafite ifeza uwo ngo nawe naze, kuko Yesu aramukeneye. Yesu akeneye abasinzi bari mu kabari kugira ngo abahe agakiza ku buntu. Yesu akeneye abagabo bari mu nzoga kugira ngo Yesu abahe agakiza ku buntu. Yesu akeneye abakobwa n'abadamu bari mu buraya kugira ngo Yesu abahaze agakiza ke ku buntu, badatanze ifeza nyamara bari kugura ibidahaza. Ariko Yesu arabahamagara abwira ngo nimuze, muze mugure, muze murye kandi muhage, kugira ngo ubugingo bwanyu bwishimire umubyibuho. Imana itugirire neza. Yewe mukobwa uri kunyumva, ngwino ku mazi y'ubugingo. Ngwino nawe n'udafite ifeza nawe naze. Ababyeyi bari kunyumva, n'udafite ifeza nawe naze, kuko Yesu aramushaka. Uko niko ari guhamagara abasore, niko ari guhamagara abakobwa, babwira ngo n'udafite ifeza. Yatumye Yesu abambwa ku musaraba, aratubambirwa, tubaho twebwe byiteka, ntabwo tugipfa gupfa. Ariko Yesu aravuze ngo yewe udafite ifeza ngwino ku mazi y'ubugingo, ngwino ugurunywe, ngwino Yesu akuhe ku buntu. Hari ibyo uri kugura bidahaza, hari ibyo uri kugura bitari iby'umumaro, ariko Yesu afite iby'umumaro. Ngwino kuri Yesu, Yesu abashe kukugirira neza. Ngwino kuri Yesu, ababyeyi baze kuri Yesu, abagabo baze kuri Yesu, abakobwa n'abasore baze kuri Yesu, baze bagure banywe ku mazi y'ubugingo. Kandi n'udafite ifeza uwo nawe ntatinye kuza, kuko Yesu avuga ngo n'udafite ifeza uwo nawe naze, kuko Yesu afite ibihaza kandi by'umumaro. Imana itugirire neza, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Muririmbyi araririmbye avuga ngo urwane intambara nziza. Avuga ngo Kristo ni imbaraga zawe, avuga ngo fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Imana nitugirire neza. Ngwino kwa Yesu, nawe aragukeneye. Babyeyi bari mu businzi, bari mu busambanyi, abagabo bari iyo ngiyo, abasore n'abakobwa, Yesu arabashaka. Aravuga ngo udafite ifeza uwo nawe naze ku mazi y'ubugingo, nazarye, nazanywe. N'udafite ifeza nawe naze. Yesu ntabyo agurisha, ahubwo arimo aratangira ubuntu, aratanga agakiza ke ku buntu. Nimuze mugure, nimuze mugwe, nimuze mugure mudatanze ifeza. Mana nitugirire neza. Kandi turi kubwira abantu ngo nibaze kuri Yesu, niri kubwira ababyeyi ngo muze kuri Yesu, ndi kubwira abagabo ngo muze kuri Yesu, ndi kubwira abasore n'abakobwa, abo ngabo bari mu businzi, abo bari mu busambanyi, abo bari mu matabi, abo ngabo bose nibaze kuri Yesu. N'udafite ifeza ze
ku bagize icyifuzo cyo kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, kugira ngo Imana irusheho kubagirira neza. Abakobwa begera Imana, abasore bashaka umwami nk'umwami n'umukiza wabo, abagabo bashaka Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, ababyeyi n'abasore bashaka Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Reka tubasengera Imana, kandi Imana yo mu ijuru irushaho kubagirira neza. Ijambo ryawe ni inkota icyayiboneye, ni umuhigi uhiga ukavumbura. Mwami Imana, hari benshi babonetse imbere yawe. Mwami Imana, bumvise ijambo ryawe, rimva baratsinzwe mu mitima yabo. Nubagirire neza, Mwuka Wera nababeho, nuboza ibyaha, maraso yawe yoza ibyaha. Nabeza batunganye, abagabo yeza abakobwa, yeza abasore, yeza ababyeyi, kandi ubwiza bwawe nibube kuri bo. Nubandukure mu gitabo cy'abarimbuka, bashyire mu gitabo cy'ubugingo none n'iteka ryose, kandi ubambike imbaraga zo kunesha ibyaha n'ibisa nabyo, mu izina rya Yesu Kristo. Ubamurikire, bamurikire mu mwijima. Mwami Imana, uhereye none ntibazasubira inyuma ukundi. Mwami Imana, batsinzwe n'ijambo ryawe bagiye gutangira nawe urugendo. Nubambike imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo. Ngakomeza kubashyigikira kandi ukomeze kubitaho. Mwami Imana, ubagirire neza, kandi Umwuka Wera aganze kuri bo. Ni mu izina rya Kristo Yesu urakoze, amen. Yamaraga gukiza imitima, yarahindukiraga agakiza n'imibiri. Kadusengera abarwayi babonetse, ikiganza cyawe gikiza nigikiza abarwayi. Mwami Imana, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera mu gitwariro cy'umutwe. Mwami Imana, aho umuntu wese ababara aba ari kumukiza, kandi uko akwizeye aba ari ko akubona. Ngaho kiza aba barwayi babonetse imbere yawe, n'abari mu bitaro bitandukanye turabasengeye. Aho hose ugenda ugereyo, kuboko kwawe kwiza kubane nawe, kuboko kwawe gukiza. Mwami Imana, kube kuri bo. Ngaho komeza kudushyigikira. Turagushimiye ko wabanye natwe, kandi ukomeje kutugirira neza, kandi tugushimiye ko aba barwayi ubakijije icyaha n'ikibi cyawe, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.